abantu benshi basigaye batanga ubuhamya ngo bavuye ikuzimu, abandi ngo bavuye mu ijuru, abandi ngo batembereye tumenye ukuri, abandi ngo bagiye. Aba bantu bareke kutubesha. Wambaye umubiri n'amaraso, ujya ikuzimu ute, uvayo ute ahantu haba umuriro w'amazuku adashira atazima? Mu by'ukuri koko wajyayo wambaye inyama n'amaraso ukagaruka mu bantu? Bibiliya ikomeza kutubwira ko ikuzimu aba bantu bazajyayo ku munsi wa nyuma, ku munsi w'imperuka. Ariko bavuga ko bagiyeyo uyu munsi, ejo bari kutubesha. Ntitujya tubabura aho batuye, ntitubabura muri karitsiye, ntitubabura mu mirimo yabo, ntitubabura mu byo bakora, ariko bakagaruka ejo ngo bavuye ikuzimu. Ushobora kuba warajyanwe n'imyuka mibi aho tutazi, munsi y'umwijima. Ushobora kuba wararose uri ikuzimu, dore ko hari n'abarota bari mu ijuru barangiza bakaza ngo tuvuye mu ijuru. Ushobora kuba waragiye mu ntekerezo zindi, ushobora kuba wararwaye, ufite ibibazo by'uburwayi, ukabyitiranya no kujya mu ijuru. Ijuru ririshye, unyurashye, ikuzimu nishye. Ugenda n'iyihe modoka? Ni Jaguar, ugenda na Virunga, ugenda na Ritiko, ugenda n'iyihe modoka? Unyura se mu majyaruguru, unyura mu majyepfo, unyura iburasirazuba, unyura iburengerazuba, unyura se mu mujyi wa Kigali? Munyurashye. Mureke kubesha abantu. Twongeye kubasuhuza bakunzi bacu kuri Apologetics TV. Turabakunda cyane. Nta wundi muganira uyu munsi ni Pastor Anthony Bimenyimana muganira. Tugiye muri cya kiganiro cyacu cyitwa Questions Program, kandi tukaba turaganira kuri igice cya mbere cy'ikibazo kivuga ngo mbese umuntu wambaye inyama n'amaraso yajya ikuzimu akagaruka mu bantu? Urakoze cyane. Atubanze dusenga Imana tubone dukurikirane icyigisho dufite cy'uyu munsi. Mana nziza, Mana isumba byose, turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ushimwe kutwemereye uyu munsi kugira ngo tuganire n'abo waremye, tuganire n'abantu bawe, kandi ushimwe ko wifuza ko abantu tumenya ukuri. Aba ari wowe utwigisha, uduhishurira ukuri. Turahagarika imiyaga yose ya Satani, turahagarika imigambi y'umwanzi sekibi utuma tutamenya ukuri, tudahishurirwa ukuri. Ushimwe kubikoze, kandi uzakomeza kutumenyesha ukuri mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Nkuko dutangiye tuvuga muri cya kiganiro cyacu Question Programs, dutangiranye n'ikibazo kivuga ngo ese koko umuntu ufite inyama n'amaraso yajya ikuzimu akavayo nk'ugiye mu isoko? Katubanze dusobanukirwe ikuzimu icyo ari cyo. Ese ninde wagiye ikuzimu? Ni ryari umuntu yajya ikuzimu? Mu by'ukuri dukurikije icyo Bibiliya bivugaho, ivuga mu magambo arambuye, ariko iri jambo ryitwa kuzimu riri muri Bibiliya inshuro zirenze 54. Nanone mu rurimi rw'Igiheburayo ryitwa Sheol. Mu Kigiriki bakaryita Hades. Hades risobanura ko ari ahantu umuntu ajya nyuma yo gupfa. Noneho mu Cyongereza bakaryita ijambo bita hell, ari ryo ikuzimu
nyirizina. Aha rero Bibiliya aricyo ivugaho iki ikuzimu. Bibiliya itubwira ko ikuzimu ari ahantu haba umuriro w'iteka, nangwa se hazaba umuriro w'iteka. Ni ahantu hazaba umuriro utazima. Bibiliya ikomeza kuvuga ko ari ahantu hitwa inyanja y'umuriro. Nanone Bibiliya ivuga ko ari aho umuriro waho utigera uzima n'umunsi n'umwe. Bibiliya igakomeza kuvuga ngo ni ahantu h'irimbukiro ry'iteka ryose ry'abantu bakoze ibibi. Nanone Bibiliya ikomeza kuvuga ko ari ahantu haba abantu bakoze ibibi bazababarizwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Bibiliya igakomeza kuvuga ngo ni ahantu h'umwijima, aho abakoze ibibi bazababarizwa. Turacyakomeza twibaza, reka dusome ibyanditswe icyo Bibiliya itubwira. Reka tumanze tusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ibice byaho turasoma ibice 5, umurongo wa 24 tugeze ku murongo wa 29. Haravuga ngo, ndababwira nkomeje ko untega amatwi akizera wantumye aba afite ubugingo buhoraho, ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ndababwira nkomeje ko hagiye kuza igihe, nako kirageze, ubwo abapfuye bazumva ijwi ry'Umwana w'Imana, kandi abazaryumva bazabaho. Nk'uko Data ari we soko y'ubugingo, ni nako yahaye Umwana we kuba isoko y'ubugingo. Imuha ubushobozi bwo guca imanza, kuko ari Umwana w'umuntu. Ibyo ntibibatangaze, erega igihe kigiye kuza ubwo abari mu mva bose bazumva ijwi rye bakavamo. Abazaba barakoze ibyiza bazazuka bahabwa ubugingo, naho abazaba barakoze ibibi bazazuka bacirweho iteka. Bibiliya ikomeza kutubwira ko ikuzimu aho abantu bavuga ari mu mva. Abantu muri iki gice batubwira ko umunsi w'imperuka nugera, hari abazaba bari mu mva bazazuka. Aho abapfuye bari mu mva bazazuka mu tuburi dutandukanye, za Rusororo n'ahandi, bazazuka. Abakoze neza bazahabwa ubugingo buhoraho, bazaba bari kumwe na Yesu, bazimana n'Imana. Ariko abakoze ibibi ngo bazajigunwa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, bazajigunwa muri wa muriro w'iteka, bazajigunwa muri wa mwijima w'umubabaro, aho bazababarizwa. Aho niho twita ikuzimu. Tugaruke kuri cya kibazo cyacu. Abantu benshi basigaye batanga ubuhamya ngo bavuye ikuzimu, abandi ngo bavuye mu ijuru, abandi ngo batembereyeyo, abandi ngo bagiye gufatayo amafaranga, abandi ngo bagiye mu butembere. Ni ibintu bidasobanutse cyane. Dusaba abatwumva, dusaba dukurikira, kugira ngo tumenye ukuri. Aba bantu bareke kutubesha. Wambaye umubiri n'amaraso, ujya ikuzimu ute, uvayo ute, ahantu haba umuriro w'amazuku adashira, atazima? Mu by'ukuri koko wajyayo wambaye inyama n'amaraso ukagaruka mu bantu muri karitsiye hariya batuye iwawe? Ntabwo byashoboka, ntabwo byashoboka na gatoya. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ushobora kujya ikuzimu wambaye inyama n'amaraso ngo ugaruke ujye mu bantu. Waba uri kutubesha. No mu ijuru ntiwajyayo. Bibiliya itubwira ko hari abagabo 2 gusa bagiye mu ijuru badapfuye. Abagabo 2 bagiye mu ijuru badapfuye, Eliya na Enoki, abandi.
abandi bose bakwiye, ntabwo bishoboka. Twongere tubivuge neza. Mu by'ukuri tugaruka n'icyo Bibiliya itubwiraho. Bibiliya ikomeza kutubwira ko ikuzimu abantu bazajyayo ku munsi wa nyuma, ku munsi w'imperuka. Ariko bavuga ko bagiyeyo uyu munsi, ejo bari kutubesha. Ntitujya tubabura aho batuye, ntitubabura muri karitsiye, ntitubabura mu mirimo yabo, ntitubabura mu byo bakora, ariko bakagaruka ejo ngo bavuye ikuzimu. Ushobora kuba warajyanwe n'imyuka mibi aho tutazi, munsi y'umwijima. Ushobora kuba wararose uri ikuzimu, dore ko hari n'abarota bari mu ijuru, barangiza bakaza ngo tuvuye mu ijuru. Ushobora kuba waragiye mu ntekerezo zindi. Ushobora kuba wararwaye, ufite ibibazo by'uburwayi, ukabyitiranya no kujya mu ijuru. Ijuru ririshye, unyurashye, ikuzimu nishye. Ugenda n'iyihe modoka? Ni Jaguar, ugenda na Virunga, ugenda na Ritiko, ugenda n'iyihe modoka? Unyura se mu majyaruguru, unyura mu majyepfo, unyura iburasirazuba, unyura iburengerazuba, unyura se mu mujyi wa Kigali? Munyurashye. Mureke kubesha abantu. Ubwo buhamya bwanyu ntacyo bumariye ababwumva. Ntabwo budukurura kuri Kristo. Tubwire ko wamenyanye na Kristo, uko wakijijwe, ariko kutubesha ko ujye kuzimu ukagaruka ucyambaye umubiri n'amaraso, uri kutubesha. Imana itubabarire kandi iduhe gusobanukirwa neza. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira nanone ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 25 umurongo wa 41, ngo hanyuma umwami azabwira ab'ibumoso bwe ati, nimumve iruhande mugende mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka wateguriwe Satani n'abamarayika be. Yesu azatubwira kuri wa munsi, azabwira abantu, nibo ijwi rye nirivuga ngo birarangiye. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo mu mva zitandukanye abantu bazazuka ko bumvise ijwi rye. Hari abazazuka bajye ibumoso, abandi bajye iburyo. Birika tuvuga ngo abazaba ari ibumoso azabwira ngo mumve imbere mugende sinigeze mbamenya, musange so Satani, mujye mu muriro w'iteka, mujye guhanwa. Ariko abazaba ari iburyo ni abakoze ibyiza. Abakoze ibyiza azababwira ngo muze mu munezero w'iteka, muze gufata ibihembo byanyu. Turashima Imana kwikomeza kuduha ibyiringiro. Mu gihe burayiri ijambo ryitwa ikuzimu bavuga ko ryitwa Sheol, naho mu Kigiriki rikaza ryitwa Hadesi. Ariko Hadesi ni ijambo bavuga ko ari mu bituro, ntabwo ari kuzimu. Aho abapfuye baba ni mu bituro. Ibyo rushaka kutubwira ngo iki? Mu Cyongereza ni hell. Iri jambo hell rikunda kuboneka muri Bibiliya cyane inshuro zigera mu 54 batubwira kuzimu. Kuzimu tubyirwa rero ni kuzimu abantu babavuga haratandukanye, n'abantu biratandukanye. Mureke tumenye ngo ikuzimu ni hehe, ni bande bazajyayo. Ese ninde wagiye akagaruka? Nta muntu wagiye kuzimu ngo agaruke yambaye inyama n'amaraso. Yesu yagezeyo, yagiyeyo arangije abohora bari barafashwe bugwate, barapfuye. Satani yarafungiyeyo, yaka Satani imfunguzo muri cya gihe yari yahambwe. Munsi wa gatatu azuka, yatse Satani urufunguzo. Katubaza bajyayo aho urwo rufunguzo mwarukuye ko urufunguzo ari Kristo rufite. Yesu ni ufite urufunguzo kuva icyo gihe, azarufungura kuri wa munsi w'imperuka. Niho azafungura kugira ngo abantu bafungirweyo. Mwe mwarukuye, mudusobanurira aho mwarukuye. Ubuhamya bwa buri munsi muvuga ko mwabugiye kuzimu, mutubwira urwo rufunguzo mwarukuye.
Imana itubabure kandi tugire neza kandi tumenye ukuri. Ikindi, ntawe ushobora kujya mu ijuru ngo agaruke. Nurota wagiye mu ijuru ujye uvuga uti narose nagiye mu ijuru. Nurwara uri muri mbombone ukabona usa n'uwageze mu ijuru ujye uvuga uti rwose mu burwayi bwanjye narotaga ndi mu ijuru. Ariko ntukavuge ngo uvuye mu ijuru. Wagiye mu ijuru ryari? Ijuru riri hehe? Ese barazamuka, baramanuka, baratambika, bajya iburyo, bajya ibumoso? Aya, mutubwire ukuri. Abajya ikuzimu murazamuka, muramanuka, mujya ibumoso, mujya iburyo, mujya imbere, mujya inyuma, munyurahe. Hari umuntu umwe wigeze kumbwira ati njyewe narapfuye rwose njya ikuzimu. Ati abantu barandwanira ariko mbona abandi bantu baje kuntabara. Ntabwo wagiye ikuzimu mu gihe wari mu burwayi bwawe. Intekerezo zawe zageze mu yindi si, izakujyanye ahandi hantu, ariko ntukongere kuvuga ngo wavuye mu ijuru wagiye ikuzimu. Hari ababa bapfuye batanga ubuhamya bati twari twapfuye tujya mu ijuru. Oya, warwaye ugera kure, nibyo wari wapfuye, ariko nyine intekerezo zawe nk'umuntu wagiye muri zo ntekerezo yarwaye nk'abantu barota, wibonye ahandi hantu. Tureke kubitandukanye. Hari n'uba yaryamye mu cyumba kubera uburwayi bukomeye cyane, mu gitondo akaza ngo mvuye kuzimu. Haweze uvuye kuzimu, waryamye muri iki cyumba, twariye ku meza hamwe saa 3, none tugeze mu gitondo ngo uvuye mu ijoro. Wagiyeyo ryari? Izo ni indoto, kandi abantu benshi turota turi kujya hehe? Mu ijoro. Izo ndoto si mbi, ariko musobanure neza ko mutagiye mu ijoro, ahubwo mwarose muri kujya mu ijoro. Ko mutagiye ikuzimu, ahubwo hari ukundi izindi ntekerezo zanyu zabatwaye. Nigeze kurota mu minsi yashize ndi muri Kampala. None siko naheruka muri Kampala, mvuge ko nari navuye muri Kampala mu cyumweru gishize. Iri joro narose ndi muri Amerika, mu mujyi umwe wo muri Amerika. None simvuge ngo mvuye muri Amerika kandi nari ndi kurota. Nabirose niko ntago nagiye muri Amerika, sinavuye no muri Amerika. Abantu babitandukanye rero. Bibiliya iradukomeza kutubwira ngo tuve mu rujijo. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere ibice 3 wa 3 no kugeza kwa 4 aravuga ngo Imana ishaka nuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Imana ibashakaho nuko mwese mwakizwa mukamenya ukuri mugahindukira. Ntabwo Imana yashimishwa ko abantu bapfa ari abanyabyaha, ntiyashimishwa nuko dupfa tutayizi kugira ngo tuzazukire kubabara. Imana yifuza ko twakizwa kuko twifuza kugira ngo duhe ubugingo bugira gute buhoraho. Nanone Daniyeli mu bice 12 umurongo wa 2 ahavuga neza ati kuri uwo munsi bamwe bazakangukira gukorwa n'isoni, abandi bazakangukira umunezero. Icyama nawe kazakangukira umunezero. Daniyeli yarabihanuriye avuga ati abantu barimo bapfa, bandi baragenda, ariko ndabahamiriza ko uwo munsi Kristo naza, uwo munsi impanda nivuga, bamwe bazakangukira kwishima, abandi bazakangukira kubabara kurira iteka ryose mu muriro utazima. Imana ishimwe cyane. Kandi turakwiye gusobanukirwa ko ikuzimu ari ihaniro y'abakoze bibi, kandi aho bazahanirwa kuri wa munsi wa nyuma. Kandi tukababwira nanone ko Kristo ari ufite urufunguzo rw'ijuru n'ikuzimu. Abavuga ko bajyayo turagira ngo nabo niba batwumva bazadusobanure neza aho urwo rufunguzo barukuye ndetse n'aho banyura, kandi dusobanurira n'abumva izi nyigisho zihamura abantu zikashaka kubigisha ibindi bintu. Nibyo ni imikorere y'imyuka mibi, imikorere ya sekibi yifuza ko tutamenya ukuri. Imana ibahe umugisha, kandi turabakunda. Mu byigisho byacu muri iyi porogaramu yitwa Question Programs tuzakomeza kuganira ku bibazo biteye urujijo mu gisate cy'iyobokamana. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.
dushima Imana kubw'uyu mwanya, kandi tunasaba buri wese gukomeza gusaba Imana kugira ngo ariyo ikomeza kuduhishurira ukuri kw'amayobera ari mu gisate cy'iyobokamana. Mana nziza, Mana isumba byose, uduhe umugisha, twigaragarize, wikorere imirimo kandi udutabare. Duhagaritse Satani se kibi, duhagaritse umwanzi mubi wakomeje kuyogoza isi, wakomeje gusenya umurimo. Ibyo byose wabikora, tuzakomeza duhimbaza ukuboko kwawe. Habwa icyubahiro kuri mwiza, habwa icyubahiro kuzakomeza kwikorera, habwa icyubahiro ko utabaye buri wese, mu izina rya Yesu Kristo, amen.